wararwaye ubura bagusura ndetse warapfushije abandi barishima. Wagize ibyago bamwe bakoresha ibirori. Wagize ibirori ntibabitaha. Wageze mu gihe gikomeye inama ziraterana, ariko uyu munsi hari inama yateranye mu ijuru. Iterana iri kukwibazaho, iterana ngo iguhe umugisha, iterana ngo igusubize, iterana ngo igukomeze. Babandi mwari muhanganye bareke, babandi bagucaga intege bareke, babandi bagusubizaga inyuma bareke. Imigambi yabo ntabwo Imana yirimo, ibanga ryamaze guhishuka. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero naraye ku marembo y'ijuru bene data. Nzanye iyerekwa rikomeye ku buzima bwawe, kandi ni igisubizo wewe uri kunyumva. Waba upangishije ni igisubizo ku mupangayi, waba uri ku mashuri ni igisubizo ku bari kwiga, waba uri mu kigeragezo ni igisubizo ku banyabigeragezo, waba uri mu rubanza ni igisubizo ku bari kuburana, waba ndetse uri mu bwato muraba wakubanye mwinshi ni igisubizo ku bari mu ngendo, ni igisubizo ku baheranywe n'ubukene, ni igisubizo ku baheranywe n'ibihe. Reka dutangire n'isengesho nkucire ku mayange icyo naboneye ku marembo y'ijuru uyu munsi. Imana itugirire neza cyane. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, ndagushimye kuri Imana nyamana, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Nukuri iki gitondo nzindukanye umunezero n'ishimwe rikomeye, ariyo mpamvu mpagurukanye nshize amanga nje kuvuga ineza yawe ndetse n'ubutumwa wampaye kugira ngo mpereze abantu muri rusange. Urakoze kugiye kuza kubana natwe, ukaba ugiye guhembura imitima yacu no kudukomeza mu buzakurikira uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amena, 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 amena. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ku mazina nitwa Pastor Ezekiel Mfitumukiza. Shimye Imana kuri uyu mwanya ngiriwe ubuntu nawe kugira ngo twongere duhure kuri uyu munsi. Benshi cyane bamenyereye ku kinyamakuru cya Prophet cyangwa se Pro Ezekiel TV. Tuhacisha ubutumwa bwinshi cyane, bwubaka inama, dusengera abantu, ubuhanuzi ndetse n'ivuga butumwa ryagutse mu buryo butandukanye. Hari abadusanga kuri Ndabirambiwe TV, naho tujya tuhanyura tugatanga ubutumwa bwiza, ndetse twaciye ku binyamakuru bitandukanye, yaba za Gon Arc TV, aho hose turahaca tuvuga ubutumwa bwiza, ndetse tugaca no ku bindi bitangazamakuru bitandukanye. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ko naraye ijoro ndimo nkusengera, kandi Imana yakuntumyeho. Yantumye ngo iki uyu munsi? Imana yambwiye ngo haguruka, genda, zamuka, manuka, tambika, ugende uhumurize abantu banjye. Imana yitegereje umubabaro umazemo iminsi, Imana yitegereje agahinda umazeho igihe, Imana yitegereje uburyo abantu bamaze iminsi bakugenza, Imana yitegereje uburyo umaze iminsi unaniwe. Yantumye ngo nze nguhumurize. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40. Turasoma umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Umutwe w'amagambo uravuga uti ijwi ry'urangurura. Haleluya. Ijwi ry'urangurura. Uyu ni Yesaya wari utumwe kuri wowe, wari utumwe ku Bayisiraheli, wari utumwe mu gihe cye, ariko uyu munsi wa none iki gitondo, haleluya, 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 iyi tariki Imana intumye kuri wowe. Imana intumye iki? Imana intumye kuguhumuriza. Reka dusome mu izina rya Yesu ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima, abi Yerusalemu mukomere, muhabwire ko haba intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byaho byose kwabibabariwe kabiri n'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Urakoze kubw'ijambo ryawe Mana, uduhe umwuka wawe wera aridusobanurire, aritwumvishe nk'uko rikwiriye mu izina ryawe Yesu. Amen. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndanezerewe kuri uyu mwanya mwiza. Imana uyu munsi yantumye kuguhumuriza. Wararwaye ubura bagusura, ndetse warapfushije abandi barishima. Wagize ibyago bamwe bakoresha ibirori.
wagize ibirori ntibabitaha, wageze mu gihe gikomeye inama ziraterana, ariko uyu munsi hari inama yateranye mu ijuru, iterana iri kukwibazaho, iterana ngo iguhe umugisha, iterana ngo igusubize, iterana ngo igukomeze, iterana ngo yongere ikwambike imbaraga. Imana ishimwe cyane. Imana yantumye kubapangaye ngo ninze mbabwire mukomere kandi mushikame. Ni ukuri Imana yambwiye ko ibakinguriye amazu yanyu, ndetse no mu gihe mutarayinjiramo izabarinda, izabashoboza, izabafasha kwishyura. Umwami yambwiye ngo nze mbwira abanyeshuri ngo niyitanze gutsinda, abasenze mwese mugasengera amashuri murimo kwiga, ari abasengeye amashuri y'ibigeragezo, ari abasengeye amashuri aya twiga za nursery, primary, tukazamuka secondary, ndetse tukajya za university, tukajya ndetse no gushaka za bachelor, mbabwire ngo Imana yambwiye ngo ayo mashuri yanyu yahawe umugisha n'Imana. Mukomeze mwihangane kuko insinzi yabonetse. Uwiteka yambwiye ngo nze mbahumurize. Hari abamama nabonaga bari mu ngo byananiranye, hari abagabo nabonaga bari mu ngo zabananiye, ndetse bamwe bari hafi no kuzivamo. Imana yambwiye ngo uburetse gato, muhumure. Wowe Imana yabwiye mariage imyaka igashira indi kaza. Imana yambwiye ngo iyi niyo saha ya nyuma, ifirimbi yavuze, haguruka ujye gukora ubukwe Imana yakubwiye. Ni umukobwa wari warabuze yabonetse, ni umusore wari warabuze yabonetse, kandi uyu nguyu aje ari uwa nyuma kuko aje ari mu mugambi w'Imana, aje gushyitsa no gusohoza icyo Imana yakubwiye. Imana ibampera umugisha abantu bamaranye iminsi intambara mu ngo zabo, mu bihugu byabo, muri karitsiye. Uwiteka yambwiye ngo ninze mbabwire ko intambara zanyu zishize, kandi ngo n'ibyaha byanyu mubibabariwe kabiri n'Imana Data wa twese. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ku marembo si ibi nahabonye gusa, Imana yambwiye ngo ninze mbwire, haleluya, buri munyamasengesho wese yongera asubire mu mwanya we. Imana iramukeneye. Kubera iki? Hari ubuntu bw'Imana bugiye kuza ku buzima bwawe, hari ubuntu bw'Imana bugiye kuza ku rubyaro rwawe, hari ubuntu bw'Imana buje mu kazi kawe. Waracuruje urahomba, ongera ugerageze, hari ubuntu bw'Imana bwakugarutseho. Warahinze urarumbya, ongera uhinge, hari ubuntu bw'Imana bugarutse ku buntu bwawe. Yewe warakoze biranga, uragerageza biranga, ariko hari ubuntu bugarutse ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Imana yagutandukanyije n'ikibi cyose, kandi Imana yagutandukanyije n'imbaraga z'abarozi. Ibyagucaga intege byamaze gupfa mu izina rya Yesu, kuko hari Imana ihagurukanye imbaraga zo kugukiza, imbaraga zo kukurengera. Ndashaka gusengana nawe, weho wabonaga wabuze icyerekezo, Yesu azanye icyerekezo ku buzima bwawe. Ndashaka gusengana nawe, wabonaga inzira yabuze, Yesu azanye inzira nanone mu buzima bwawe. Ndashaka gusengana nawe, wari umaze iminsi ukora byaranze. Ndashaka gusengana nawe kuko Yesu yazanye indi mikorere mishya kuri wowe. Imana yaguye intekerezo zawe, zopeneto sikabizego etotayi. Ndimo ndabona ugukora ku Imana, Imana iguhinduriye ubuzima. Ndimo ndabona Imana iguhinduriye amateka. Humura, komera, haleluya, shikama. Ijambo ryarambwiye Yesaya 5:4 ku murongo waho wa 4 ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, ngo ndetse nta n'isoni zizagukora, ngo kuko isoni zo mu buto bwawe utazazibuka ukundi. Imana ishimwe cyane. Niki kiguteye ubwoba? Niki cyari kikunanije? Ni inama ziri guterana se? Ni ishyari barimo kukugirira? Humura, ijambo ryarambwiye umanutse aho 15 ngo ahari bazaterana, ariko si njyewe uzabo bateranije. Bazagambana, ariko si njyewe uzaho bahaye ubwo bushobozi. Bazakurwanya, ariko ntago nzaba ndi muri uwo mugambi. Bazakuvuga nabi, bazakubeshyera n'ibibi byinshi, ariko si njyewe. Reka nkubwire, bareke. Babandi mwari muhanganye bareke, babandi bagucaga intege bareke, babandi bagusubizaga inyuma bareke. Imigambi yabo ntabwo Imana yirimo, ibanga ryamaze guhishuka. Ntabwo Imana ibirimo, ntabwo Imana ibirimo, ntabwo Imana ibirimo. Bareke, barimo barakuza iminsi, bareke, barimo barata igihe, bareke, barimo, haleluya, barimo baragirana urubanza n'Imana, kuko wowe Imana igiye kukuzamura mu ntera. Bazakomeza bagushakire muri kera hashize, gusa hari ibanga rimwe ukwiriye kugira. Imana yambwiye mbabwire ngo muceceke.
mu bibazo murimo muceceke, mu bigeragezo murimo muceceke, iby'inzara muhagazemo muceceke, iby'amakuba muhagazemo muceceke, ibyago, buri kimwe cyose kikunanije kiguteye gucogora mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, icecekere. Icecekere, bagiye guhura n'Imana yawe. Icecekere, bagiye kubona Imana yawe. Icecekere tosokinebo zotokenedesta. Icecekere, bagiye kubona ukuboko kw'Imana ikiza kandi bohora. Reka dushima Imana. Imana ni nyembaraga. Ese weho warunaniwe, izere ahuri. Ushobora gupfukama, ushobora guca bugufi mu mutima wawe. Hari ikiri sengesho rigiye gukora ku mibereho yawe, hari ikiri sengesho rigiye gukora mu muryango wawe, hari ikiri sengesho rigiye guhindura ku rubyaro rwawe. Zamura kwizera, icyubahiro ni cy'Imana. Imana niyo ikora, niyo ikingura. Waba uri muri gereza, imbaraga z'Imana zishobora kugusangamo zikagufungura. Waba ndetse uri mu burwayi, Imana ibasha kuguhagurutsa ku bisasiro uriho, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Zamura kwizera. Ese ni akazi kari kahagaze, zamura kwizera. Ese ni urubyaro rwari rwarabuze, zamura kwizera. Ndagutangariza inkuru y'amahoro ko Imana ije kugutabara. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, ndagushimye kuri uyu mwanya, kuri Imana ifite imbaraga. Imitima y'abantu imaze kwerekeza kuri wowe. Nyemera buri umwe wese upfukamye, buri umwe wese uciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Ni ubutumwa wampaye umbwira ko nza guhumuriza abantu bawe, nanjye niko mbikoze. Ngaho tangira uyu mwanya usohoze gukiranuka kwawe kuri bo, kugira ngo ejo n'ejo bundi batangire kugushima, kuko wambwiye ngo uhereye none abakira ubu butumwa, abumva ubu butumwa barabona imbaraga zawe, barabona ukuboko kwawe. Twakiye imirimo myiza n'ibitangaza biguturutseho, ni mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen, amen. Reka mbabwire ngo shalom, shalom. Amahoro y'Imana abane namwe. Abifuza gusengana natwe by'umwihariko, mwaduhamagara kuri nimero igendanwa 0788 32 52 23. Reka nsubiremo, abifuza gusengana natwe by'umwihariko, mwaduhamagara kuri nimero igendanwa 0788 32 52 23. Ibindi Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane, ndabakunda cyane, kandi Imana ibakunda kurushaho. Ibindi umwuka w'Imana dushobore.